بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه اشتبه من سنجيكم الله سبحانه وتعالى ku mpamvu ikurikiraho itera ibibazo kuboneka mu nshako z'iki gihe. Twaganiriye ku kibazo cyo gushaka kubera ubuzima, ariko noneho ndashaka kuganira ku ngingo ivuga kutifatira umwanzuro. Umuntu kubaho adashoboye kuba yakwifatira umwanzuro. Umwanzuro tubonye mu kiganiro cyatambutse, tubonye ko umwanzuro ushobora kuwufatishwa n'ibibazo. Burya ntabwo aba ari wowe wifatiye umwanzuro ngo uhagarare kuri wowe icyo wumva kikurimo, ahubwo uganjijwe n'ibibazo. Ntabwo ushoboye gukontorora ibibazo, bituma utera intambwe rimwe na rimwe ushobora kuba uhubukiye kubera ko byakuganjije, birakuremerera. Kandi abahanga njya nkunda kumva nanasoma mu magambo agenda ahererekanwa kandi yuje ubwenge, yuko ubundi umuntu aba akwiriye guharanira yuko igihe cyose agomba kuruta ibibazo. Nibyo, umuntu ashobora kumva umuntu avuga gutya, ukavuga ngo akari ku wundi karahandurika, nuko wenda atari wowe byagezeho. Ariko buriya mu buzima, uko tumaze kubona ubuzima, uko umaze kububona, yaba ari kuri wowe cyangwa ku bandi, ngira ngo umaze kubona ko ubuzima burimo ibibazo byinshi cyane. Kandi ni mu gihe ntabwo turi mu ijuru, turi ku isi. Ariko dusabwa iki? Dusabwa guhora twiringira Allah subhanahu wa ta'ala, tugahora duharanira kugira ngo twe turute ibibazo bye kukuganza ngo bikubane byinshi, hahandi utashobora kwicara ngo wifatire umwanzuro ubwawe wenyine uvuze uti hoya. Kutifatira umwanzuro rero, noneho hakaba hari n'igihe umwanzuro unawufatirwa n'abandi. Reka tuze turebe umwanzuro ufatirwa n'abandi icyo uza kuza kukwangiriza mu buzima bwawe bw'urushako ugiyemo. Ahangaha iyo umuntu afite uwo barakundana bakabwirana rwose yuko iby'isi ntacyo bimaze, urukundo ari rwo ruri imbere ye, baba rwose ngewe cyane. Ndetse bapanga n'ubukwe, bapanga ibirori, ukuntu ibintu bizagenda, bo baba babyoroshya hagati yabo bombi, baba babyoroshya abenshi. Ariko ntabwo nshaka kuvuga ababingurutsi bishakira ibirori batanashaka n'iki, ko hari abantu bakubwira ati ngewe naho nagerayo rimwe nkavayo, ariko mfite iriya album yuzuye amafoto yuko nanjye nakoze ubukwe. Njye ndashaka wa muntu ufite umugambi wo kujya kurwubaka. Noneho mwamara gupanga ibyanyu rwose mwabyoroheje, uvuga uti ubundi si kibanze n'iki? Ni nikahi, ni ugusezerana. Nikahi ni ugusezerana, nibinaba na ngombwa twabitekerejeho tuzajya no mu murenge. Twabitekerejeho tuzajya mu murenge. Muri wowe ukumva ntabwo aricyo kiri imbere, kandi koko ariko kuri muri wowe, mwana w'umukobwa, mwana w'umuhungu. Noneho igihe cyagera, kubera ko utangiye gutumira abantu ngo abantu batangire bagufashe, nta muntu wigira, hagirwa n'abandi, ugahamagara ba bandi kuri hafi b'inshuti, bagatangira bakaguha noneho ibitekerezo bindi. Wowe ukananirwa guhagarara kuri wa mwanzuro wawe. Ikiza kuvamo ni uko utangira kubwira mugenzi wawe ibitekerezo n'imyanzuro yavuye mu bandi, kandi mwebwe babiri mufite iki? Mufite ibyo mwari mwaraganiriye. Icyo biza kuza kwangiza ni iki? Biza kwangiza ko ibyo mwari mwarapanze byasabaga ubushobozi buke, noneho kubera ko munanirwa kwifatira umwanzuro, muje kugwa mu bushobozi bwinshi, muje gusabwa ubushobozi bwinshi rimwe na rimwe butanahari. Wa wundi mugenzi wawe
ahita atangira kubona yuko ntabwo uri umuntu ushikamye, uri umuntu ushobora guhindurwa. Reba igitekerezo si inyanze, ariko reba ese kirakwiye, kigendanye n'ibyo mugenzi wanjye tuganira, tuzabana, twemeranya. Ibitekerezo si imbyanze byakira, ariko mubiganireho na mugenzi wawe. Kutifatira umwanzuro rero nabyo biraza bikagwisha umuntu. Ugomba kwambara gutya. Ngewe imyambaro ntabwo ari iya ngombwa, ibyo tuzabireba mu gihe cy'imitegurire y'ubukwe. Buriya ubukwe nabwo hari ukuntu bwangiza kamere y'urukundo rwari ruri hagati y'abashakanye, y'abagiye kubana, y'abakundanaga, rukarwangiza, abantu bakagenda urukundo rwangiritse kandi bazi yuko bahagaze hariya ngo bashimishije abantu, bagize gute, ariko harimo uwamaze guhungabana. Ibyo tuzabiganiraho mu gihe cyabyo, ariko ndashaka kuvuga ngo kwifatira umwanzuro. Genda muzi umusore yaravuze ati njye ntabwo nkodesha umwenda wari wose ndi bwambare, ntibibaho. Ndambara iyo mfite, kabone naho nta bushobozi mfite bwo kugura imyenda yindi. Niki si ukujya kurongora kujya gusaba nkakora ubukwe n'iki bintu nk'ibyo ngibyo. Nese imyenda nari mfite ntabwo ari imyenda myiza, ntunze imyenda itari myiza se ku buryo noneho mvuga ngo naburamo niyo nakwambara nishimye ku munsi wanjye w'ibyishimo. Nta bushobozi mfite aho kugira ngo njye gutira kositimu itari yanjye, aho kugira ngo njye gutira intuza amabaza atari ayanjye, sinzi njye gutira ngo njye kwambara ibiki bitari ibyanjye. Njye ndambara ibyanjye bizabugaragara mu ifoto, nanakongera nkanambara n'ikindi gihe. Ibana garasodonera araza ati ibyo ngibyo ntabwo ari byo. Ati ubungubu nyakubahwa muvandimwe wanjye, inshuti yanjye, niba ushoboye kumpagararira uruhande wumva uri inshuti yanjye, wowe genda wambara izo kositimu, njye ndambara ibyo mfite. Gufata umwanzuro, ugahagarara ku mwanzuro wawe. Nawe mukobwa bikaba gutyo, ariko ntugendere ku bihutera byose mu muryango. N'iki biraza bikangiza rwa rukundo, noneho mukajya mu rugo uri wa muntu utazi kwifatira umwanzuro, uri wa muntu utazi guhagarara ku cyo wowe wemera kandi ufitiye ubushobozi unashaka. Ahangaha hari ubukwe bwigeze gutahwa, dusanga umukobwa yambaye ubusa n'iki, neza neza hamwe bambarira hano mu mabere, kandi nyamara icyo gihe ubwo bukwe bwari bugiye kuba, umukobwa yari avuye mu mwiherero wo gusaba Imana ngo imuhe imigisha mu rushako rwe. Ariko icyabayeho nuko tumubajije, yaravuze ngo urabona ngo mama ngo yambwiye ngo bavandimwe banjye bose ngo bambwiye, ariko nanjye sinari nishimye hariya hondi. Ngaho nyumvira, ntiwari wishimye, ntuzi kwifatira umwanzuro. Kugeza ubwo umugabo yatwongorera atubwira ati murareba, umukobwa numvise yagiye mu kwiherera yiyegereza Allah, ngira ngo mbonye umugore muzima, ariko dore ukuntu yambaye ntabwo byateye kabiri. Kuko deja hari akantu kamaze kwangirika. Ntabwo wifatira umwanzuro. Ni hahandi umuryango uzajya ukubwira iki, ejo n'ubundi ukagenda umuryango ukagufatira umwanzuro, ejo bundi. Ariko hagarara ku byo wowe wemera, hagarara ku mwanzuro wawe, hagarara ku mwanzuro cyane cyane ugendanye nuko wowe na mugenzi wawe mubyumva, uwo muri kuganira ko mugiye kubana, uko mubyumva, ntawe uremereje undi, ntawe ugize, uko mubyumva muyihagarareho. Abandi bazaza kubashyigikira, ariko abazabubakira nta bandi, nimwe muziyubakira. Hada wabillahi tawfiq.